Mu gitondo kare ne namuvuye. Uko mwamubonye? Je namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha. Wenda hari turabona amahirwe mwana wanje. Eko twicagwa n'inzara si wende yaze kuturengera hari. Mwari mufite inzara bikira mareje kubarengera? Ewe warige wende biraturengera ibindi byose nabyo bikaboneka. Ubona sindasonde. Agahinda mfita nakurwo ruhinza rwanze rugiye gutaha muri goyiko. Wegereye amasubira yareba neza se? Nabirebye ariko noneho nasanze biri kuboneka muri gara mapfundo bagiye bakokora. Ngagije. Ibyo biti mbirangagije. Saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi ibyo ndabibona bibisikana. Turi hara ku majuri ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca. Ariko noneho ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari bikabyo. Ukwezi n'izuba byabisikana. Byo nabibonye. Urabibona? Byo nabibonye. Ukwezi kugaragara ku manwa. Ku manywa ukwezi kwamanukaga noneho izuba naryo riri mu buzamuke. Nabonye ubwo narebye mu zuba mbikora mu zuba mbabonye igicu cy'ubururu cyaza kikunsanganira ubwo nabonye umubyeyi niba ari we Mariya niba ari ide ntago mbize ariko nje narebye ari Mariya uwarusiga mbora n'umugabo yambaye ingofero afite n'inkoni ubwo mbora n'undi mugabo yarafite abana babiri umwe hano ku ruhande n'undi hano ku ruhande gicanye n'abana. Wowe wibonye mu zuba? Nabibonye mu zuba ndeba na hariya ku giti nuko ndabire ariko none si ntahandi ari ko nshaka Bikira Mariya nanje nkamureba nuko tugeze hano cakoze umuntu yobarwa na Roho Mutagatifu agira imyizerere ye nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona nje mubonye ashushanyije ku giti mukanya iminota nka 20 mbonye mu gitari abantu barebye mu gitari barabona intuza oya iminuza imikororombya mw'iki giti urebye harimo imikororombya iri kuzamo. Uje gufata ku mutwe uyikuru nazagarara hano ni bane uko ndi kubona nayo nakana kubona ndi kureba neza ndarebagira icyezi ariko ubu ngubu ndareba neza pe. Saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi ibyo ndabibona bibisikana. Turi hara ku majuri ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca. Ariko ibi biti byo ndi gusanga wagira ngo ni baringa. Nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona nje mubonye ashushanyije ku giti
saa 12:15 bishyira saa 12:20 z'umugoroba ndi mu murenge wa Gataraga ahazwi nko mu karere ka Musanze ahamagaze hakaba hazwi nko mu gace ka Rw'Inzovu. Ni umunsi wa gatatu abaturage bashimangira ko bagize ibonekerwa rya Bikira Mariya kugeza ubwo aho bavuga yabonekeye bwa mbere yaba igiti ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ubuyobozi bwabikuye mu rwego rwo kutarangaza abaturage, ariko abaturage bahingukira mu gasantere ka Rw'Inzovu ari na poto murebe inyuma yanjye bashimangira ko ari wa Bikira Mariya yimukiye. Babishingira ngo kukuba babibonera mu masubyo kuko buri wese ubikubwira abihera ku isubyo ry'igiti arimo kureba. Bikira Mariya wamubonye? Ese mu gitondo kare ne namuvuye. Tubwire ko mwamubonye. Namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha. Bamuzi bakora kugwa amaso. Ariko nge naje mu gitondo ndebye mu zuba biremera. Byose ndeba ukuntu abantu baje bakurikiranye ndabireba. Ndamutse ngeze hepfo ku giti yari hepfo hari mu gitondo nabwo nonga ndababona. Je nabirebaga nabyiboneye n'amaso yanjye ntago nzi ngo ni ibiki nta nubwo ari amarangi ari no mu zuba nabirebaga pe. Ubwo rero navuze nti nanje kankore urugendo kamana nje kwirebera nta muntu umbwiye ngo byagenze gute. Mvuye wanje saa 9 ndaje ntimunyereke turaje bati biti yarariho babitemye. None si nta handi ari Oya ntuhandagira kutura. ko nshaka Bikira Mariya nanje nkamureba. Nuko tugeze hano cakoze umuntu yoborwa na Roho Mutagatifu agira imyizerere ye. Nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona. Nje mubonye ashushanyije ku giti mukanya iminota nka 20 mbonye mu gitari abantu barebye mu gitari barabona intuza oya iminuza imikororombya mw'iki giti urebye harimo imikororombya iri kuzamo. Bamwe mu baturage bashimangira ko ibirimo kuvugwa ari baringa mu gihe abandi babitera utwatsi bagashimangira ko babonekewe na Bikira Mariya ngo uje kubakiza ikibazo cy'inzara ibugarije. Ikibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya ndababwiza mukuri ni baringa kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe, kandi noneho bari kubibonera muri gara mapfundo gagiye gakokowe. Reba ririya poto uri kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya. Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aja ku poto. Ibyo bintu bibaho. Wenda hari turabona amahirwe mwana wanjye ko twicagwa n'inzara si wenda yaze kuturengera hafi. Mwari mufite inzara Bikira Mariya kubarengera? Ewe arige wende biraturengera ibindi byose nabyo bikaba. Aya makuru ashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gataraga abwira abaturage ko ibi ari baringa. Kwa Bwana Kweri Musa ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga. Icyo abaturage bari kugenda bavuga ko Gataraga habayemo ibonekerwa ndagira ngo ngaragaze ko ayo makuru atariyo kubera ko aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rw'Inzovu aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo. Nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya, ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya. Icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 200 bagera kuri ya poto. Abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya. Ubwo uko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi nuko nk'uko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa, abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto. Iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya. Nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo, ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko ubwo ari ubuyobe nta bonekerwa ryabaye.
ubwo rero kuva icyo gihe abaturage na n'ubu turacyakora ubukangurambaga turacyabibumvisha kubera mesaje yari yatanzwe muri ubwo buryo byagaragaye ko hari ibonekerwa kandi ntayo. hamaze gusura nk'abantu bangana iki bavuye mu bice bitandukanye? Abaturage tumaze kwakira nk'ejo twari dufite abaturage bagera mu bihumbi 2,000. uyu munsi hazindukiye abandi, bivuga ko abaje uyu munsi ntabwo aribo bari bahari ejo. uyu munsi twabonye abaturage bageze hafi 300. Akomeza asaba abaturage kwirinda amakuru nk'aya mu rwego rwo kugira ngo babashe kubungabungirwa umutekano, ngo dore ko n'ikibazo cy'ubujura gikomeje kuhagaragara bitewe n'abarangaza babereka Bikira Mariya. Abaje hano bose ntiwavuga ko baje kureba uwo Bikira Mariya ku mapoto, harimo abajura. Nk'ikigaragara ejo hari umubyeyi wabuze telefone, nabyo tubabwira muri message ko abantu bose baje hano atari ubwo butumwa bubazanye. Icyo turimo gukomeza kubashishikariza ni ugukomeza kwirinda, kujya mu kazi kabo bagakora ibibateza imbere. Ibi ngibi bijyanye n'ibihuha ko hari ibonekerwa ryabaye muri Gataraga bakabyibagirwa, hanyuma bagakomeza akazi kabo nk'uko bisanzwe. Bamwe mu basaza bashimangira ko ngo babonye iribonekerwa, bavuga ko umwe ngo yari impumyi atabashaga kureba, abandi bakavuga ko mu myizerere yabo barimo kubona Bikira Mariya mu mitima yabo. Ngo ikindi bashingiraho ni ibimenyetso babonye abo kubisikana kw'izuba ndetse n'ukwezi. Mu masaha 5 iby'ibiti byirengagije saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi, ibyo ndabibona bibisikana. turi hara ku majuri ukwezi kwamanukaga, izuba ryari riri guca, ariko noneho ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari bikabyo. Jewe ku isi nta mwiza n'umwaho iretse Imana yenyine, ariko mpamayije na Mwuka Wera, jewe mpagaraye kuri Mwuka Wera, ni ukuri nabibonye. Wari usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amaso? Jewe amaso yakize, ndi kureba neza, ndabona ndi kureba neza, ni ukuri kose. Ubwo twakubukaga muri kano gace ka Rwinzovu, abaturage bakomeza kuvuga ko bari mu kureba iribonekerwa, mu gihe abandi bakibishidikanyaho. Hagize amakuru mashya turaza kumenya nimba n'iyi poto iraza kurandurwa, cyangwa se abaturage bakaza kumva ibyo ubuyobozi babwira bakemera kujya mu ngo. Iby'aya makuru tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valence Papa. Inje ndi muri Gataraga. Amazina yawe? Nyirakaratwa Rufonsina. Nyirakara ndagufasha. Karame. Ndagufasha. Bikira Mariya wamubonye? Yese mu gitondo kare ne namuvuye. Nuko mwamubonye? Je namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha. Wamubonye utera ameze ate? Ni namashusho nabo ngifoto yanze nyine, ubwo ni nko mu foto. Ese ko atari umuntu ngaragamba, ni umuntu ariko afite ahavugira mu mutima wawe. Ariko nta bindi nabonye, nibyo bana banje. Ibyo babonye. Abayobozi baravuga ko ibintu ari baringa murimo kubona amasubyo y'igiti. Nyirizina mu myemerere yawe hagiye habamo abonekerwa menshi, Ikibeho akaza kabonekera bamwe n'ijwi rikumvikana, ibyo byabayeho hano muri Gataraga? Wenda hari turabona amahirwe mwana wanje, yuko twicagwa n'inzara, si wende yaze kuturengera hari. Mwari mufite inzara Bikira Mariya aje kubarengera? Yewe warige wende biraturengera, ibindi byose nabyo bikaboneka. Urukona sindasonde agahinda mfite nakurwo ruhinza rwanze rugiye gutaha muri Goyiko. Maketuru kubesha inzara yabica gute mwarabonye na give direct? Oya ha give. Bikira Mariya aje kubakiza inzara? Wenda ni Imana, nimba ari Imana ubwo turabitegereze mu biganza. Ngibyo biti babikuyeho aho wamubonye mbere ukamusuhuza. Ngo yimukiye hano? Nje narangize kuva eza saa 12 nari mvuye. Sara koze cyane. Nitwa Munyangurure Mathias. Kibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya, ndababwiza mukuri nibaringa kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe,
kandi noneho bari kubibonera muri gare amapfundo gagiye gakokowe. abafite iyo myumvire bababwira iki? Njyewe abantu bafite iyo myumvire baguma mu mago, naho ibi ngibi rwose ndababwiza mukuri ntabyo ni ukubesha, ni amapfundo bari kureberamo, noneho ubwo bikagenda bityo n'ibiti byose none ko biri kubonekamo ago mashusho. Je nabirebye nasanze ari bikabyo. wegereye amasubira yareba neza se? Nabirebye ariko noneho nasanze biri kuboneka muri gare amapfundo bagiye bakokora. Ubwo rero ngasanga ari bya bindi ugomba kugenda bwije, wabona igisitsi hariya ukacita ngo n'umuntu nuko bimeze. Icyo kora ikintu cyo nsubiye inyuma ntabesheho nk'ejo naba nabonye mu masaha 5 iby'ibiti mbyirengagije saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi, ibyo ndabibona bibisikana. turi hara ku majuri ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca, ariko noneho ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari bikabyo. byo nabibonye ukwezi kugaragara ku manywa, ku manywa ukwezi kwamanukaga, noneho izuba naryo riri mu buzamuke. naho iby'ibi biti byo ntabwo nari nabihaga gahunda igaragara. ubundi iyo habayeho ibyo bibaye byitwa ubwira kabiri bwabaye nasi. Ibyejo nabonye ni ibyo kuko bibisikana guco hamanje haba akantu kagacu. Ibyo bimaze kuba noneho ubwo izuba rirongera rirava. Ibyo nabonye nibyo nayo by'ibiti ntabwo ndi kuya agaciro. Byo nabirebye ukwezi kwamanutse guca, izuba naryo riri guca, noneho hanyuramo akantu k'umurabyo k'umutuku. abavuga se ko babonye umukororombya, ni umukorombya nyine, ni umukorombya. Byo nabibonye ariko iby'ibi biti byo ndi gusanga wagira ngo nibaringa. Ibyo nabonye nibyo ngibyo. Perez kwitande ngizi nawe ibonekerwa uraryemera waribonye? no kubesha, nje nitwakira Uwizera Fabrice. Ibi bintu rero ngo nabana ngo baba ari hara ku ishuri, akana kari kagiye ku ishuri hariya kagiye kwiga, hari kuwa kane, undi byabaye kuwa kane, akana kaje mu ishuri, kagiye mu ishuri, noneho mwarimu abona akana karigunje, noneho mwarimu abonye kigunje arakabaza isi mwana we guki waje uri muzima ubaye iki? Ati ngo mbonye Bikira Mariya ngo hehe ngo mu giti. Abanyeshuri baharawe bagunze rero barahuruduka bose bagiye kureba Bikira Mariya hehe ngo mu biti. Bageze mu biti abanyeshuri urabazi ikigo cyose kundira bahitaga barahurura bazi ngo ni Bikira Mariya. Abaturage bose hirya no hino bakwira bose baruzura barahura ngo Bikira Mariya. Barebaga amapfundo ngo ni Bikira Mariya, kandi reba rirapo turi kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya. Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aja ku poto. Ibyo bintu bibaho n'ibihuha bari kubesha no kubesha. Ikintu twabonye ni umurabyo twabonye, imirabyo nizo twabonye n'imikororombya ziri gutambika, naho nuko besha nta Yesu nta bese gihe bamusubira inyuma gato cyane. Jewe ntago ndeba ubusanzwe, ntago ndeba muzu bakora kugwa amaso, ariko nge naje mu gitondo mbondebye mu zuba biremera byose, ndeba ukuntu abantu baje bakurikiranye
ndabireba ndamutse ngeze na hepfo ku giti yari hepfo hari mu gitondo nabwo ndongera ndababona nje nabirebaga nabyiboneye n'amaso yanjye ntago nzi ngo ni ibiki nta nubwo ari amarangi ari no mu zuba nabirebaga pe ariko amaso yanjye ntabwo kandi wabizi ntago wareba mu zuba ariko nje nirebeye n'amaso yanjye. Wabonye iki? Nabonye ubwo narebye mu zuba mbikora mu zuba mbabonye igicu cy'ubururu cyaza kikunsanganira ubwo nabonye umubyeyi niba ari we Mariya niba ari ide ntago mbize ariko nje narebye ari Mariya uwarusiga mbora n'umugabo yari afite yambaye ingofero afite n'inkoni ubwo mbona n'undi mugabo yari afite abana babiri umwe hano ku ruhande n'undi hano ku ruhande gicanye n'abana. Wowe wabonye mu zuba? Nabibonye mu zuba ndeba na hariya ku giti nuko ndabire ariko gusa baracyariho kuri icyo nyine abafite yerekwa cyangwa ari kureba baracyabibona ariko abadafite kwemera nuko bagenzi bawe bati ibyo murimo kubona ni baringa jewe pe ku isi nta mwiza n'umwubaho uretse Imana yonyine ariko mpamanyije na mwuka wera jewe mpagariye kuri mwuka wera ni ukuri nabibonye. Wari usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amaso? Jewe amaso yakize ndi kureba neza ndabona ndi kureba neza ni ukuri kose narebaga ibikezi ariko ubu ngubu ndareba neza pe ndareba ni 5 ni 2 ni 1 ni 5 zose hamwe. Waba warigeze ujya kwa muganga bagahamya ko ufite ikibazo cyo kutabona? Ubundi jewe banyandikira rinete ndavuga ntago nakwambara rinete nyine banyandikira rinete iretse ubusanzwe sinta ninjoro sindeba neza ubusanzwe ariko ubu ndareba neza namuno imitsi yanjye nkagira ariko undi kumva ndi muzima iyo warashe babyose. Nitwa Tuyiringire Aime Desire. Waturutse he? Iwacu ni hano mu Rubaye. Nawe muri Gataraga? Ndi muri Gataraga. None rero iriya poto niyo mubonye mu cyawe mubonye mu zuba? Namubonye mu zuba ni kuri ya giti cya kiri hariya cya giti kibisi namubonye. Ubwo ntawe ufite yerekwa ari kumubona ariko niba nta yerekwa ufite ntiwamubona. None rero ngerageza ngo tujyane sibyo ndagira ngo tujyane ukora uti nguyu oya mugire kwizera niba ari Uwiteka ari kudusura nta kibazo mugire kwizera pe mugire kwizera mwizera Imana muke kwizera abantu. Wowe numva ngwino hano wowe unushapura rero unushapura ngwino gasore ibintu byo kuzana ubudivere zishaka abonetse uragira egera inyuma egera inyuma mwaduhaye inuza tugahumeka umwanya mwigira inyuma mama unatubwira amazina yawe unatubwire uri umukristo wa Kiliziya Gatolika ubundi Bikira Mariya mufotote. Nitwa Mujamariya Alfonsina aba nakoze urugendo yobokamana navuye paruwasi ya Kampanga sanarari yatero. Kampanga ni hehe? Mu Kinigi. Byabaye ejo mu gitondo njewe nja guhahira abana
natashe ngeze mu rugo iwacu mu gace k'iwacu numva ngo mu rw'inzovu ngo Bikira Mariya yahatashe. Ubwo nsanga niyo nkuru abana ejo biri iwacu biriwe inaha. Ubwo inkuru ukuntu twayumvishije bavugaga yuko Bikira Mariya yarahagaze kunuza ku poto no mu giti. Ubwo ngo igiti bashatse ngo kugitema ngo kubera abantu bari bahuzuye abuyobozi ngo bugira uburenganzira bwo kubitema. Ubwo rero navuze nti nanje kankure urugendo yobokamana nje kwirebera nta muntu umbwiye ngo byagenze gute. Mvuye iwanje saa 9 ndaje ntimunyereke turaje bati biti yarariho babitemye. None si nta handi ari ko nshaka Bikira Mariya nanje nkamureba. Nuko tugeze hano cakoze umuntu yoborwa na Roho Mutagatifu agira imyizerere ye. Nje naje nizeye yuko Bikira Mariya ndamubona. Nje mubonye ashushanyije ku giti mukanya iminota nka 20 mbonye mu gitari abantu barebye mu gitari barabona intuza oya iminuza imikororombya mw'iki giti urebye harimo imikororombya iri kuzamo. Ubwo nta kundi ndavuze nti yewe ntinosi ko bira bimeze nk'ibishushanyo ndimana ikizere ntinazanye ntikwizera kwanje. Ubwo nyine niwe waje mu iryo shusho. Ubwo niyo mpamvu nizeye guco nkaba ngiye nzi ngo urw'inzovu rwatashemo Bikira Mariya. Ikibeho abana 3 yababonekeye anari nka guca nyamara bigira intuza barabatinya kubivuga ariko byaragaragaye ijambo ry'Imana rirabisobanura. Natwe twizere ko wenda ahangaha yatashe iwacu ahubwo twigira twikwikanga nta cabaye nta gikuba cabaye nta gikuba cabaye. Ijambo ndi kumureba ndi kumubona navuye mu rugo nzi ko ndamubona ndi kugendana nawe n'ubundi ndanajana nawe neza ari mu mutima ari mu mutima nuko nabibonye cyo namubwira nuko kizisi kadutabara dufite inzara mva ufite igihe agasenga ufite igihe ugifite umwanya agasenga nta kindi nakwifuriza abakiristo bo mu iyi mesi. Nico ntahanye wa mukobwa mbiro cyarara mu giti mukororombye mwabonaga uracyahari ndikubona uri wagiye kandi mukobwa ndaje nta mvura ikubye ntayo nageze hariya hirya rero nagera mu iyi santire izuba ryari rigeze haragururira rasa mu maso sinzi ibintu bije mu maso turahuma. Cyakoze abantu turahagarara tubona hari ibintu biri kubisikana ako mu by'ukuri nuko nyine abantu turi abantu ako warebye kure yamubonye. tujye kureba dufate ishusho rya kiriya giti noneho tujye no mu gishanga.
ngabo da ubu ntabwo uri kumubona byanyabyo urebe mbera muzamuye hejuru uje gufata ku mutwe uyikuru nazagarare hano ndeba neza uko ndi kubona nayo urabona kubona mu kuvuga kijyanye nitwa Bwanakweli Musa ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga. Icyo abaturage bari kugenda bavuga ko Gataraga habayemo ibonekerwa, ndagira ngo ngaragaze ko ayo makuru atariyo, kubera ko aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rwinzovu, aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo. Nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya, ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho, noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya. Icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 200 bagera kuri ya poto, abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya. Ubwo ko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi, nuko nguko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho, tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa, abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto. Iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa, nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya. Nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe, tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo, ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko ubwo ari ubuyobe nta bonekerwa ryabaye. Ubwo rero kuva icyo gihe abaturage na n'ubu turacyakora ubukangurambaga, turacyabibumvisha, kubera message yari yatanzwe muri ubwo buryo byagaragaye ko hari bonekerwa kandi ntayo. Amaze gusura nk'abantu bangana iki bavuye mu bice bitandukanye? Abaturage tumaze kwakira nk'ejo twari dufite abaturage bagera mu 2,000. Uyu munsi hazindukiye abandi, bivuga ko abaje uyu munsi ntabwo aribo bari bahari ejo. Uyu munsi twabonye abaturage bageze hafi 300. Amakuru nta yandi nuko icyo gihe bafata ko habaye ibonekerwa, hari abantu benshi bari batanze iyo message, batanze ubwo butumwa, ku buryo abaganirijwe ejo hari abatarabyumvise, uyu munsi bakaba bari bagarutse. Ubu rero aho bigeze, kuko hari iyo poto yagaragaraga ko ishobora gukomeza guteza umutekano muke, kuko abantu barahageraga bakabyina bakavuga bati Bikira Mariya yatubonekeye. Nyuma yaho haje gufatwa umwanzuro ko iyo poto ihakurwa, ariko nyuma yaho kuko abaturage bagiye babivuga, byagaragaye ko noneho bahise bahimba indi nkuru ko ipoto yahavuye, noneho Bikira Mariya akaba yimukiye ku yandi mapoto yo mu murenge wa Gataraga. Kugeza uyu munsi rero turi guhura n'ikibazo ko abaturage bari kuza hafi y'ayo mapoto bakagaragaza ko yose arimo Bikira Mariya, habaye ibonekerwa, ariko na n'ubu ni ubukangurambaga turimo gukora kugira ngo abaturage bajye mu mirimo yabo, kubera ko bijyanye n'ibonekerwa nta ryigeze ribaho. Hari benshi bari kwibaza kuba umwana w'imyaka 8 uburyo icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8, imbaga y'ibihumbi birenze 2 ku buryo kibose baje kureba icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8. Murakoze, natwe nicyo tuba turimo kwibaza. Urumva ni ikigo cyigaho abanyeshuri bari mu 2,000, bose bahururiye icyo kintu kuwa gatanu saa 4, hanyuma abarimu babo babasubiza mu mashuri, ariko nyuma yaho ubwo message batanze nuko bajyanye ubutumwa ko babonye Bikira Mariya ku ipoto. Ubutumwa twagenera abaturage rero ni ugukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Abashaka Imana
twese turasenga, hari kiliziya zikora abantu bajye mu nsengero zabo. Nk'uyu munsi wenda nk'igitangaje n'abavuye gusenga ubwabyo n'abihaye Imana banyujijeho amatangazo barabibamenyesha, ariko bava mu gusenga nabo baza basa naho baje guhinyuza. Icyo twabagiraho inama cyangwa ubutumwa twabaha nuko bakomeza imirimo yabo, bagakomeza bagasenga nk'uko bisanzwe, ko icyo bari bakeneye hano bigaragara ko hari ibonekerwa ryabaye rwose ntaryigize riba. Abantu bashobora kwitwara muri uwo mutaka bigatuma no mu ngo bashobora gusahurwa bigahungabanya undi mutekano. Murakoze cyane, ni nacyo turimo gukangurira abaturage barimo kuza hano, kuko abaje hano bose ntiwavuga ko baje kureba uwo Bikira Mariya ku mapoto. Harimo abajura, nk'ikigaragara ejo hari umubyeyi wabuze telefone, nabyo tubabwira muri message ko abantu bose baje hano atari ubwo butumwa bubazanye. Icyo turimo gukomeza kubashishikariza ni ugukomeza kwirinda, kujya mu kazi kabo bagakora ibibateza imbere. Ibi ngibi bijyanye n'ibihuha ko hari ibonekerwa ryabaye muri Gataraga bakabyibagirwa, hanyuma bagakomeza akazi kabo nk'uko bisanzwe. Hari amakuru batubwiye ko hari n'abandi